mama ntimumbwire ko mugiye gushyigikira, ntimumbwire ko mugiye gushyigikira Yeme, mwumvisha ibintu ari kuvuga, mwumvisha ukuntu ari kunyirataho ngo agiye gutwara umugore wanjye, ibyo se birashoboka? Umenye kuri hari umugore twasezeranye, papa wagize ikintu ukora. Papa we nyine, papa wa John yaramubwiye ati rero mwana wanjye aka kanya nta kintu nagufasha habe na kimwe, nta kintu nagufasha. Ati reba ibintu byose wakoze, reba ibintu byose twakoze, reba ibintu byose mama wawe yagiye gupakiramo. Ati nyamara nagiye mbabwira ariko mukandusha uburakare. Ati ngaho rero nyine hagarara urwakire, nyine urwishigije yararusoma, ubwo urabwira mama wawe nyine agufashe, kuko niwe muntu wa mbere wagize uruhare mu kugira ngo umugore wawe agende. Rero nyine niba mama wawe yaragushutse nawe ugashukika, yego nyine pe nanjye nari mbirimo, ariko byibura nageragezaga kukubwira nuko nyine mwandushaga uburakari mukandusha amarere. Yego nyine twari dukeneye umwuzukuru, ariko si nawe ko yari akeneye umwana, nawe yari akeneye umwana. Icyo rero nicyo twirengagije ko uko dukeneye umwuzukuru, uko ukeneye umwana, ari nako nawe yaramukeneye. Kandi twirengagije ko nyine yarari mu mubabaro, mu gahinda gakomeye, igihe nawe yari yarabuze umwana, we yabuze n'umwe, we nabe natwe twari dufite wenda nari ngufite, wari ufite mama wawe, nari mfite mama wawe, nanjye twari dufitanye twebwe ubwacu, ariko se we yari afite nde? We nta wundi muntu yari afite wo kumuririra, cyane cyane ko n'inshuti yiwe yari afite yo kuririra, ariyo wamucishije inyuma, ariyo usigaye ubana nawe. Urukumva rero nta muntu yari afite n'umwe wo kuririra uretse abamuhanahana, uretse nyine abazaga tumubwira nabi, mama agaturuka hirya akamubwira nabi, nkaturuka hirya akamubwira nabi, nawe ukamubwira nabi. Umuntu wamubaga hafi byibura ni Eme niwe wahabaye, byibura wenda na mushiki wawe yagerageje kuhaba, ariko byibura kari gakeya, ntago ari nk'uko twe twari tumeze. Wenda njye nari mpari ku bwawe, mama wawe yari ahari, Eme yari ahari, yakugiraga inama umunsi ku munsi, waburaga uko ubigenza ugahamagara mushiki wawe, ariko si we yahamagaraga. Nanjye namwumva pe, yahamagaraga nta mubyeyi, nta muvandimwe, n'uwagize ngo ni umugabo wereka ntamwumva, n'uwagize ngo ni nyirabukwe wapi, n'uwagize ngo ni sebukwe wapi. Byibura umuntu yagize umubaye hafi nuriya nyine niyeme. Reka nyine ubwo ngubwo nyine nashaka mutware, nta kintu nabivugaho pe, nta n'ikindi kintu narenzaho. Eme nyine niyumva nagira n'amahirwe akamwemera, no kuri kw'Imana njye nta kibazo, ntacyo, ahubwo nagira amahirwe wenda niyo shaba natwe tuzaba dufite wenda yo kuzabona umwana wawe, yo kuzageraho nyine tukajya tubona umwuzukuru. Kuko naramuka noneho yanze na Yeme akavuga ngo wenda, cyangwa se akibonera undi muntu umukunda, cyangwa se akigira ahandi hantu, ndakeka nanashidikanya ko umwana tutazongera kumubona. Cyane cyane no kuri kw'Imana nako John nta burenganzira ufite kuri uriya mwana, bitewe n'ibyo wakoze, bitewe n'ibyo wavuze, bitewe n'ukuntu wamushinjaga n'ibiki byose. No kuri kw'Imana nta burenganzira habe na buke pe, habe na buke. Ubwo rero nk'uko utabufite niko nanjye ntabufite. Umuntu wenyine waduhuza na Isabella byibura kugira ngo n'uwo mwana tuzamubone ni umuntu bita Eme wenyine, hamwe na mushiki wawe, kuko nibo bantu bagerageje gutandukana natwe, gutandukana n'ibyo twashakaga cyangwa se n'ibyo twakoraga. Ubwo rero nyine reka twihangane. Noneho Isabella nako John ahita abwira mama we, aravuga ati mama nawe ni gutyo byumva, kuko nawe ibintu ni gutyo byumva. Mama wowe yabuze n'icyo avuga, yabuze n'icyo arenzaho, yavuze ati mwana wanjye basi umbabarire ku bintu byose nakoze, umbabarire kuri pressure nagusizeho nyine zo kukumvisha ko nyine ugomba gushaka n'umugore ugutwitira, ugira ute. Ati none reba ahantu bigeze, ngo wateye inda abagore 3 muri izo stress zose, mwaratwite, undi ndayavuyemo, undi ngo bimeze bite, nta kajagari. Mbabarire kuba narakureze nabi pe, mbabarire kuba narakugiriye inama mbi nk'umuntu nka mama wawe, nakabaye narakubaye hafi, ariko basi ngiye mumbabarire, muzamuze na Isabella musaba imbabazi, muzambabarire. Kuko reba noneho ngo byageze naho ajya kwiyahura. Ati mugabo waramubwiye ati none se uri kumva nyine wowe ikindi kintu yari gukora ni igiki? Ibaze noneho abantu bose mwamutereranye, umuryango wose wamutereranye, nta wundi muryango agira, ni imfubyi, nta handi hantu afite ho kujya. Ati ubwo rero ukumva nawe uriwe nawe ewana nanjye ndiwe pe, nta kindi kintu nakora, nta n'ikindi kintu natekereza. Ati ahubwo naho uriya mwana ni intwari, nahagira ubutwari. Mu gihe bakiri aho ngaho rero twagarutse kwa wa musirikare, nizeri yafatiye icyuma ku mudamu, bamubwira ati nunda ndayivanamo, noneho niba wabuze ubufata umwanzuro ngenda ndabyikorera, nta kintu, nta bintu byinshi tuvugana. Niba wabuze ikintu ukora ubwo ndabyikorera, cyangwa se nakubundi ndirirwa rwana n'ikingiye mbi nkora amaraso, oya reka nze mpamagara abaganga. Yahise ajya kuri phone ahita ahamagara abaganga, aravuga ati ndabakeneye.
ati ndabakeneye duhurire kuri ya nzu handi tujya dukorera akazi, ati ndabashaka muze hari ikiraka mbafitiye. Arangije ahita afata umugore we aramubwira ati ubwo rero niba wanze gufata umwanzuro iyo ndayivanamo, nushaka uhwane nayo nta umuntu yabura ukuntu ahita ahimba ibintu by'ibinyoma bivuga ko nyine bapfuye. Ibyo ni ibintu bitoto ariko kugira ngo nyicire kariyeri ntago natinzamo ntibibaho. Umudamu yaravuze ati rero mbabarira basi ureba ahantu mpungishiriza, ati ngo uhungishiriza ahantu ujya kubana niyo nyana y'imbwa y'umugabo yaguteye inda. Ariko ubundi uwo mugabo ubundi ninde? Uwo mugabo ndashaka kumumenya, uwo mugabo ubundi ninde? Ubundi kwanza banza wicare hariya umbwire uwo mugabo ninde, abahe. Noneho umudamu aravuga ati si ubwo ngubwo ni ngombwa kubimenya, ati n'umumenyi uramugirira nabi. Noneho uwo mugabo wahita amuga ati ndamugirira nabi, none se hari ikindi kintu kiza namukorera? None se njyewe hari kiza yankoreye? Umuntu wifata ntahari naragiye kuri misiyo ndi kurwanirira igihugu, yarangiza agatinyuka akajya kunca inyuma mwana, akajya kunterera umugore inda, si no kumuca inyuma, si no kunca inyuma, byibura nkonye yacana inyuma sinzanabimenya, agatinyuka akageraho n'agasuzuguro ko kujya kumutera inda. Ati ubwo ngubwo rero umuntu nanjye ngomba kumumenya, nako n'ibitekerezo ndabihinduye. Mbere y'ibintu byose bishoboka ndashaka mbenye ino nyana y'imbwa yantereye umugore inda, kuko njye nayo ntabwo turi buze gukiranuka habe na gatoya. Gusa mama yaragerageje aramubwira ati mbabarira ibyo bintu ntubijyemo, ati kuko nubijyamo noneho birahita byangiza ibintu byose, birahita byica ibintu byose, dushobora kumubona ukajya mu bintu byo kwihorera bigahita byangiza kariyeri yawe. Ati mbabarira ibyo bintu ntubijyemo. Noneho umugabo aramubwira ati none se ujya kunca inyuma watekereza ko ibyo ngibyo bizashyigikira kariyeri yanjye? Ati uri kumva byakwitwa gute kuvuga ngo naragiye ngo umugore anca inyuma? Ati ariko ntabwo ibintu byumvikana. Akiri aho ngaho rero yari yahamagaje umwavoka we arinjira araza aravuga ati bimeze bite amakuru? Umwavoka aramubwira ati rero numvishe ikibazo cyawe, ati kino kintu ino situwasiyo turimo aka kanya ni nziza, ariko ku rundi ruhande ni mbi pe. Noneho umugabo aravuga ati none se ubwo ni nziza gute? Ni ushatse kuvuga ni nziza kubona umugore wanjye bamuteye inda agiye atwite undi mwana w'undi muntu? Ati ibyo ngibyo uri kumva atari ububwa mwana, uri kumva atari ubusembwa bansizeho? Umucamanza nyine nk'umwavoka we, nk'umuntu ubuze ubwenge, aravuga ati rero uruhande rumwe nyine ni nziza kuko nyine nako nimbi, kuko nyine bashobora kuzagusuzugura bakavuga ati umugore nyine yaciye inyuma gutya na gutya, ibyo byose bakabigiraho ikibazo. Ariko urundi ruhande nanone iyi situwasiyo dushobora kuyibyaza umusaruro. Turayibyaza umusaruro gute rero? Ati nta kuntu ahubwo twahita tujya mu ntuza tukajya mu itangazamakuru twe tukagaragaza ko umugore wawe atwite. Noneho nitumara kugaragaza ko umugore wawe atwite, icyo gihe twe tuzafasha ko, cyangwa se niyo tutanajyamo aka kanya ariko umugore wawe ukamureka. Ubwo yamaje kwinjira nyine hagati aho ngaho, nari nibagiwe ko yamaje kwinjira, umucamanza akinjira yahise amujyana muri ofisi uwo musirikare, umugore we asigara hirya nyine we yabuze icyo akora. Ubwo umugabo aramubwira ati rero nta kuntu wowe wakwijijisha ukamera nkaho nta cyabaye, noneho umugore wawe tukamwihorera tukamwirengagiza tukamureka agakomeza ubuzima bwiwe, nyine tukigira nkaho nta cyabaye. Yego nyine aka kanya kuko wari ufite umujinya ntabwo uhita wakitinga nkaho nta cyabaye, wakitinze nanone nkaho nta cyabaye umugore ashobora kubikekaho, ahubwo ushobora guhita upanga wenda nk'ikindi kintu kirahita kikugira busy ku buryo ibyo bintu twongera kubitekerezaho. Noneho wamara kubireka ugahita uvuga ngo ugahita utegereza umugore wawe ikaba nini, akazageraho no ku gihe cyo kubyara. Ndabizi icyo gihe abantu, cyangwa se anatwite inda nimara kuba nini, abantu bazatangira bavuga ati uriya mugabo waje iminsi ingahe, kuko abantu baba bagukurikirana. Niba uje ukaba uri kwiyamamariza imyanya ikomeye muri leta, byanga binoga amakuru yawe aba agomba kujya hanze umunsi ku munsi, kuko n'igihe watahaga byaramenyekanye. Ubwo rero dushobora kubibyaza umusaruro gute? Dushobora kubibyaza umusaruro tukavuga ngo mu gihe wowe wari wagiye guharanira amahoro y'igihugu, cyangwa se wari wagiye nyine guharanira umutekano w'igihugu hanze, cyangwa se wari wagiye gufasha ibindi bihugu hanze, umugore wawe w'indashima yaratinyutse aguca inyuma usanga atwite. Ibyo bintu rero noneho wowe kugira ngo
birye neza cyangwa se bikunde neza, uzahita umera nk'umuntu noneho wemeye akemerera umugore we kuba yaramuciye inyuma, ntagire intugunda atera, ntagire iki, nyine bazagufata nk'umuntu mwiza cyane wafashe umugore we yaramuciye inyuma ariko ntagire ikintu akora. Ati ibyo kintu rero gishobora kuzarya nituramuka tugikinnye neza. Turi kumva buri muntu wese azaza kugirira impuhwe avuga ati wa mugabo ni n'umwana mwiza, yasanze n'umugore we atwite n'indi itari ye, ntiyagira n'ikintu abikoraho, yiyemeza kurera umwana utari we. Turi kumva byanga binoga ibyo bintu bishobora kuzarya. Noneho wa musirikare ahita abwira uwo mugabo aramuga ati ariko uratekereza, ufite ubwenge? Ati njye nicare njye kurera umwana wundi, mbona umugore wanjye atwite, mbone yindi iri kubyimba umunsi ku munsi. Ati nzi ko neza ntigeze mutera iyo nda. Noneho umuntu zo mu mwavoka aramuga ati none si ko wari uri guharanira umutekano w'abaturage, mu baturage wari uri guharanira hari umunyagihugu wawe urimo, hari umwana wawe urimo, si abantu bo hanze nyine bo hanze. Ati rero ni nk'uko wabikora no kuri uwo mwana. Noneho umugabo aravuga ati ibyo ngibyo nyine ndabyumva mwana, ndabyumva, nabaga nzi ko ari akazi, nabaga nzi ko ari inshingano zanjye, ariko ahangaha mu rugo ntabwo ari akazi mwana. Umuntu turi kuvuga ni umugore wanjye bateye inda. Ubu uri kumva urwo rwego ibintu biba biriho, uri kumva urwo rwego ibintu byafashe. Umugabo aramuga ati rero wowe bitekereza neza, icare neza ubitekereze, nyine wemere kuko ushaka uwo mwanya. Nuvuga ngo ugiye ku bintu byo guhemukira uwo mugore, hashobora kuzamo akantu k'agakosa gatoya ugasanga bikubanye ikibazo, ugasanga wa mwanya wari kubona urawubuze. Ariko niwicara ugafata ukavuga ngo njye nemeye kurera umwana utari uwanjye, nemeye kureka umugore wanjye watewe inda n'undi muntu, nkamureka nkagira ute, ibi byose nkabyirengagiza. Byanga binoga hari abantu muri departement cyangwa se muri ahantu hamwe bashobora kuzagusuzugura, ariko hari n'abandi bazabikubahira, kandi abantu bazabikubahira bazaba ari bo benshi, cyane cyane abaturage nibo dukeneye. Abazabikubahira nibo bazaba ari benshi, kuko icyo gihe bazaba bavuga ati uriya mugabo ni umwana mwiza, yareretse umugore bamutera inda, nyuma yo kumutera inda yaraje rero n'umwana utari uwe, anakora buri kimwe cyose nyine kugira ngo n'umwana amere neza. Ati ibyo byose rega mwana, turi muri politiki, hari wari uri ku bintu byo mu ishyamba, byo gufata imbunda, byo kugira ute. Aka kanya rero ikintu tugiye gukora, tugiye kugera muri politiki. Rero politiki bisaba kuyikina, ahubwo navuga ko niba hari ikintu kigiye kukubera cyiza, kigiye gutuma amajwi yawe azamuka, ibintu bikagenda neza, iki kintu nukitwaramo neza, iki kintu nugikoresha ndakubwira ko kiraba intwari ikomeye. Ariko uzi kugira ngo umuntu wenda abe yarari ku rugamba, ari maze y'imyaka ingahe cyangwa se umwaka umwe ibiri, atahe yasanga umugore we bamuteye inda, abyihanganira ariko umwana avuke, yiyemeza no kumurera. Ubu uri kumva icyo kintu byanga binoga kirata kiguha isura nzima mu bantu. Yego nyine hari umugore wawe byagenze gutya na gutya, ibyo ntago habura ababivuga, byo birumvikana, ntago babura. Ariko mu kubivuga hari abandi noneho barahita baza bavuga ati wa mugabo ni n'intwari, wa mugabo wemewe ko kurera umwana utari we, wa mugabo wacishije make asanze umugore we bamuteye inda kandi avuye wenda ku rugamba, wa mugabo wari ufite n'uburenganzira bwo kuba yarasa umuntu, yari afite n'uburenganzira bwo kwica umuntu, kandi ntibanagire n'icyo babivugaho, ariko yaremeye arera umwana utari we. Ati yego nyine ushobora kuvuga ngo wakwica umuntu cyangwa se bakaba babivuga gutyo, ariko ntawabimenya mwana. Hari igihe abantu noneho ushobora kugira kwangiza umuntu gatoya, ugasanga hahise havamo ikibazo, bakavuga ati niba umuntu atakwihanganira akabazo gatoya wenda nk'ako ngako, nyine isura yawe igahita yangirika mu baturage. Ariko ubikoze gutyo ndagusezeranya ko yaba ari image nziza ubitse mu bantu, kandi yaba ari umutwe mwiza ubakinnye. Rero ngenda bikubwira nk'umuntu aka kanya nyine ewana ndi umwavoka wawe, ariko umenye ko ngiye politiki ndayizi, nyibayemo igihe kinini. Wewe wenda wari uri kuri firidi umenya ibintu byo kuri tereya, ibyo ngibyo birashoboka, ariko politiki noneho tugiyemo niyo gukoresha ubwenge, ntabwo ari amasasu, ntabwo ari ukurasana, nta nubwo ari ibindi bintu by'intambara tugiyemo. Ni ugukoresha ubwenge, tukagenda tukareba tukavuga ngo aha hantu hameze gutya na gutya, tugomba kwahinduramo gutya na gutya, kandi bikagenda neza ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero
iyo nama ari kukubwira wowe yitekerezeho. Noneho wa musirikare ahita avuga ati mwana gusa ushaka kunyumvisha ko umugore wanjye ngomba kubara nkakomeza nkabana nawe. Uwo mwavoka aramubwira ati icyiza ahubwo wowe mureke n'uwo mugabo, kuko uwo mugabo umubonye byazagutera ibibazo bindi, ahubwo wowe mureke n'uwo mugabo ntunumubaze, ntunagire n'ikindi kintu bitindaho, wowe wijijishe umere nkaho nta n'ikintu bikubwa, umere nyine nkaho nyine uri bizi ukuntu uzagaruke n'uwenda cyangwa se niba hari n'ahantu uri bujye, ku buryo nyine ibintu byose uraba busy nyine, ku buryo biza uzongera kuba utaba busy, inda yamaje kumenyekana, yamaje kujya hanze. Nyine icyo gihe abantu batangiye kuvuga ati uriya mugabo, uriya mugore, uriya mugabo aratwite kandi atwite umugabo atarahari, ibintu nk'ibyo nyine nibibaho ngaho rero nibwo uzatangira kujya noneho muri media bajye bakubaza, niba kubaza noneho ubabwiza ukuri. Ubwo rero reka agace kacu tugasoreza ahangaha. Ese biraza kugenda gute? Ese uyu mugabo w'umusirikare arabyemera, aremereye inama n'umwavoka we bamugiriye, nta kundi nyine amatsiko yazashiretse gukurikirana kandi gace k'ubutaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.